Nshuti muvandimwe mwene data wowe dusangiye amahirwe yo kumenya Imana tugasangira ibyiringiro byo gutegereza kugaruka kwa Yesu kandi tukaba duhuriye kuri aya mahirwe adasanzwe yo guhurira kuri uyu murongo wa radiyo ijwi ry'ibyiringiro. Nongeye kuguha ikaze, Imana iguha umugisha. Ndi mwene so Musoni Flavien. Uyu ni umwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana. Dusenge. Uhoraho Mana nziza, uburinzi bwawe butagereranywa, urukundo rwawe rutagereranywa, ineza yawe itagereranywa, n'ubwenge butagereranywa uduha kugira ngo buduhumure amaso tumenye gutandukanya icyiza n'ikibi, twongeye kubigushimira. Tugushimiye ibyiza wadukoreye n'imigambi myiza udufiteho, kandi ijambo ryawe ryatubereye amasezerano rituma muri iyi si yabaye nk'isayo tubona aho dushinga ikirenge. Buri muntu wese muri uyu mwanya tugiye guhurira muri iri jambo ryawe, ngwino ubane nawe, umweze nk'uko ryera, kandi uduhe imitekerereze yera, kugira ngo n'ububiko bwera mu mitima yacu bukoreshwe, kugira ngo aya magambo tugiye kwiga ajye muri twe agire umusaruro atanga. Kandi si ibyo, dusabiye n'abandi bose bafite ubwuzu bwo kumva bagushaka muri uyu mwanya. Ikintu icyo ari cyo cyose cyadutandukanya nawe kigizweyo, ibirenge byacu turifuza yuko bibohora kugira ngo bibe byiteguye kugukorera. Imitima yacu turifuza ko yabohokera kukwakira, kandi ibiganza byacu turitegura, turifuza cyane ko byahambukira gukora umurimo wawe, kandi amaso yacu turifuza ko yahambukira kureba kure tukamenya aho ibihe bigeze. Ngwino udusohoreze amasezerano watugeneye yuko uzatwigisha ubwenge ukadutandukanya n'ikibi n'igisa nacyo. Turabisabye ngo biduhere ubuntu muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu, amen. Nshuti muvandimwe, nk'uko nabikubwiye, uyu ni umwanya ukomeye tugiye kwiga ibyanditswe byera. Njyewe ndi Musoni Flavien. Tugiye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ibintu byaguye itorero nabi mu mateka yaryo. Ibintu byaguye itorero nabi mu mateka yaryo. Ibyanditswe byera mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 7 umurongo wa 38, Bibiliya iravuga ngo kandi Mose niwe wari mu itorero ryo mu butayu hamwe na marayika wavuganiye nawe ku musozi wa Sinayi, kandi yari kumwe na ba sokuruza, ni nawe wahawe amagambo y'ubugingo yo kuduha. Mose yari ari mu itorero, nawe wari mu itorero ryo mu butayu. Mu magambo make, aba bantu Imana yari iyoboye ikura mu Egiputa ijyana i Kanani, ntago bagendaga mu kavuyo, ntago bagendaga buri wese ku giti cye, bagendaga nk'itsinda, ariko iryo tsinda ryiswe itorero ryo mu butayu. Kandi marayika w'Imana yari ari kumwe nabo, kandi Imana yamuhaye amagambo y'ubugingo yo kubaha. Ayo magambo y'ubugingo ni amategeko y'Imana yahawe irindi zina. Muri ino minsi abantu bakeneye kumenya ngo itorero ni iki, kuki itorero ribaho, ese umugambi Imana iba ifite ni uwuhe? Namwe nagira ngo mbasabe munyaruke murebe mu gitabo cyo kuva mu gitabo cyo kuva igice cya 12 umurongo wa 41, Bibiliya igaragaza igihe Abisirayeli bavaga mu Egiputa. Tubanje kubona yuko Imana yabise itorero. Noneho rero mu kuva igice cya 12 umurongo wa 41, Bibiliya iravuga ngo iyo myaka uko ari 430 ishize, hatabuzeho umunsi, hadasazeho umunsi, ingabo z'Uwiteka zose ziva mu gihugu cya Egiputa. Mu magambo make, Abisirayeli bari ingabo z'Imana kandi bakaba n'itorero ry'Imana. Bivuze ngo igihe cyose umuntu yinjiye mu itorero ry'Imana, agomba no kumenya kuko kwinjira mu itorero ry'Imana yatoranijwe kandi yahindutse ingabo. Agomba kumenya ko atangiye urugendo, kandi uru rugendo hari ugomba gutanga amabwiriza, ariko buri muntu wese nahe kugira ngo yifatire umwanya wo gukomeza kugenda cyangwa agafata umwanya asubira inyuma. Rero tubonye ibihamya bitwereka yuko Abisirayeli bari itorero ry'Imana. Impamvu ibi ngibi tubivuga ni ukugira ngo umenye yuko nta kintu na kimwe Imana yakora idakoresheje Kristo Yesu. Nk'uko nta kintu Imana yakora idakoresheje Kristo Yesu, rero nta n'ikintu Imana yakora itabicishije mu itorero ryayo. Amen. Noneho nagira ngo tujye mu byanditswe byera turebe mu Baheburayo. Itorero ry'Imana, umugambi nyamukuru. Ese abantu banditswe mu itorero, abantu bari mu itorero baramutse barimo neza, ni uwuhe mugambi mwiza Imana iba ibafiteho? Abaheburayo igice cya 10, Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 22 haranditse ngo
igice cya 12 umurongo wa 22 handitse ngo ahubwo mwegereye umusozi wa Siyoni n'ururembo rw'Imana ihoraho ari rwo Yerusalemu yo mu ijuru, kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika. Umurongo wa 23 n'itorero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru, mwegereye n'Imana umucamanza wa bose n'imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose, mwegereye na Yesu umuhuza w'Imana, umuhuza w'isezerano rishya, mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha ayabere. Hano birimo birerekana yuko igihe umuntu yegereye Imana, Imana ikamwiyegereza, Imana ibimwegereje amasezerano yayo, Imana ibimwegereje umuhuza w'isezerano rishya n'amaraso ya Yesu Kristo, Imana ibimwegereje Kristo nk'umucamanza, Imana ibimwegereje imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose, kandi Imana ibimwegereje itorero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru, kandi uwo muntu aba yegereye Yerusalemu yo mu ijuru, aba afite n'amahirwe yo kuzagera mu rurembo rw'Imana. Ariko ibi byose biterwa n'uko ari mu itorero, ariko akaba yanditswe mu itorero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Umugambi rero w'itorero ry'Imana ni ugutuma abaririmo, ba bantu biswe ingabo, ba bantu bahawe amagambo y'ubugingo, umugambi w'itorero ni uko abaririmo bagira amahirwe yo kwandikwa mu bana b'Imana bari mu ijuru. Iryo torero si ryo ribandika nubwo wakwandikwa mu bitabo byaryo, ahubwo gahunda n'amagambo y'ubugingo ari muri iryo torero niyo afite amahirwe, niyo aguha amahirwe yo kwandikwa mu bana b'Imana. Nshuti zanjye, uyu munsi wa none ibyo biranyereka yuko abantu benshi itorero ryagiye rigubwa nabi, rigwa mu bishuko, rigwa mu bibazo, ibintu birigwa nabi bitewe n'uko abaririmo batari bazi impamvu yabazanye. Kandi n'uyu munsi wa none purusa nyinshi cyane z'abantu bicaye mu rusengero, bicaye mu itorero, ntibaramenya itorero ni iki. Reka rero twihuta turebe, mu by'ukuri abantu benshi bashingira itorero ku bwinshi bw'abantu bahasengeye, ku bantu b'ibikomerezwa bahasengera, umuziki n'ibitaramo bihabera biryoshye, inyubako idasanzwe, amasengesho arimo amarangamutima arimo aho, abantu ibi bintu babiheraho bakavuga bati ibi bimenyetso mberaho nkabona Imana rwose iri torero ari iry'ukuri. Hari n'umuntu wigeze kumbwira, arambwira ati urabona Imana yakwemera ko idini rifite abantu benshi ku isi ryayoba, ariko ibigendanye no gutora itorero kw'abantu b'Imana bitandukanye n'ibyo. Abanyamuziki, abanyempano, abanyapolitike, abantu bakomeye, abacuruzi bagiye bayoboka itorero barishakaho amaboko ariko batarishakamo agakiza. Ibi bintu rero byatangiye kera kandi bizakomeza. Abo bantu rero ntibagiye bifuza kumva itorero icyo ari cyo cyangwa ngo bamenye amahame yaryo. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire yuko ibyanditswe byera nibyo twakuramo ijambo ryerekana impamvu z'itorero, ariko mu by'ukuri abantu benshi uyu mwanya wa none ntago babikurikira. Muri ino minsi hari ibintu birimo gucukumburwa mu butaka, abantu bakavuga bati ibyo bintu nibyo twakubikiraho ibitekerezo byacu, abandi bakubakira ku itorero bitewe n'imyaka myinshi cyane ryaba rimaze, bakavuga bati ushaka kumenya itorero ry'ukuri wabara imyaka ibinyagihumbi maze. Ariko mu by'ukuri inshuti yanjye, nagira ngo mbabwire ngo ibi bintu ntabwo ari byo dukwiye gushingiraho. Reka twinjire twibaze ngo ubundi itorero ni iki. Mu byanditswe byera ijambo itorero rivuga mu Kigiriki ecclesia, rikaba risobanura guhamagarirwa gusohokamo. Iyi mvugo yakoreshwaga muri rusange igihe cyose bahamagariraga imbaga y'abantu guhurira hamwe. Mu magambo make, iyo bavuze itorero harimo ijambo guhurira hamwe, harimo ijambo gusohokamo, hakabamo n'ijambo guhamagarwa, ndetse inyandiko y'Urugiriki isezerano rya kera y'Abaheburayo hakoreshwaga cyane mu bihe bya Yesu, niyo yanakoreshwaga, yakoreshaga ijambo ecclesia bashaka kuvuga ijambo ry'Igiheburayo kahari, risobanura gukusanya, inteko cyangwa se iteraniro. Rero nshuti zanjye, ibi bintu dukeneye kubimenya, dukeneye kumenya impamvu z'itorero. Ntabwo itorero ari inyubako, ntabwo itorero ari gahunda runaka ibera mu nzu runaka yakodeshejwe, ahubwo itorero ni gahunda y'Imana yamanutse ishyirwa mu bantu bayigenderamo.
uburyo iri jambo ryasobanuraga. Reka mbereke yuko mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibyakozwe n'intumwa harimo amagambo nakunze cyane. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 31, 9:31 hagaragaza ikintu kigaragaza itorero. Petero akiza Ayineya, nuko itorero ryose ryari i Yudaya hose n'i Galilaya n'i Samariya rigira amahoro, rirakomezwa kandi rigenda ryubaha umwami Yesu, rifashwa n'umwuka wera, riragwira. Mu magambo make, itorero rigomba kuba rigizwe n'itsinda ry'abantu basengera ahantu runaka, ariko Yesu Kristo ari we uri kontrola, mwuka wera ari we urifasha, kandi umugambi w'itorero rigomba kugwira. Mu magambo make, igihe cyose uzabona itorero ritagwira, ugasanga itorero rigizwe n'akantu k'agatsiko k'abantu bavuka ahantu hamwe, badashaka ko hari undi muntu binjiramo, bakaba bafite ibintu byabo bakomeza, ariko bitari ibintu bikomoka kuri Kristo n'uruhererekane rw'intumwa n'abahanuzi, ntago rizaba ari itorero ry'Imana. Reka nanone nkwereke ikindi kintu gikomeye. Buriya itorero nanone, wenda turebye mu gitabo, mu butumwa, urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, igice cya 16, hari amagambo akomeye. Itorero uretse kuba ari itsinda rifite urusengero ahantu hazwi, rihurira ahantu hazwi, nanone mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 16 umurongo wa 19, murebe haranditse ngo abo mu matorero yo muri Asiya barabatashya. Aba ni abantu bari bafite insengero, bari bafite amatorero yubatse azwi, afite adrese, ku buryo abana b'Imana bahahuriraga, n'umuntu yajya gusenga akaba azi ko abo bantu bahasengera. Pawulo ati abo mu matorero yo mu Asiya barabatashya, Akwila na Purisikira barabatashya cyane mu mwami wacu, n'itorero ryo mu rugo rwabo, bene data bose barabatashya. Mu magambo make, itorero rishobora kuba ari urusengero rwubatse, abantu b'Imana bahurira ahantu hazwi, bakahurira bagahamya Imana kandi bakanayiramya, ariko bitewe n'impamvu runaka zo kuba umurimo aho hantu ari bwo ukihagera, impamvu runaka z'uko wenda aho hantu urusengero wenda rufunze nk'ibi bihe turimo bigoranye, aho hantu wenda bakaba bataragira ubushobozi, baraguze ikibanza ariko bakaba bataragira ubushobozi bwo kubaka inzu y'Imana, abo bantu Imana ibemera nk'itorero, kandi n'ubundi baba bari munsi y'umutaka w'itorero rusange, cyane cyane ko buri torero ryose riba rifite irindi torero ryaribyaye, kandi iryo torero naryo riyoborwa n'ubuyobozi bw'itorero. Rero nshuti zanjye, iryo tsinda n'urwo rugo, abo bantu basengera mu rugo rwa kanaka, bazwi n'itorero kandi bari munsi y'ubuyobozi bw'itorero ryababyaye, rigendereye bya bintu maze kuvuga, abo bantu nabo bitwa itorero. Nanone nkwibutse yuko urugo rwanjye njyewe n'umugore wanjye n'abana banjye, iyo twicaye turi mu materaniro turamya dusenga, ijuru ridufata nk'itorero rito, kandi itorero rito rigomba gutuma itorero rinini rigira imigisha. Ariko nanone ibi ntibivuze yuko umuntu wari ufite urusengero yagombaga gusengeramo, aho yagombaga guhurira n'abandi bantu b'Imana, nibyo guterana mu rugo rwawe, nibyo guterana nk'itsinda mu gihe ikirorero cyanyu murimo gushaka kubaka umurimo, ariko mukaba mutaragira ubushobozi bwo kubaka urusengero, ariko mugendera mu buyobozi bw'itorero. Ariko nanone nshuti zanjye, ibi bintu kubera ubwiza bwabyo, kubera ubwiza bw'amateraniro yo mu rugo, kubera ubwiza bw'amateraniro abera ahantu abizera barimo kwisuganya ngo bazubake n'inzu y'Imana, bagatangira ari nk'itsinda ku buryo bazagera bakabyara urusengero, bakubaka umurimo w'Imana kandi bagendera muri gahunda y'itorero. Satani ibi bintu yarabyanze bitewe n'umusaruro wavamo, arangije arabivangira. Ariko ubundi mu buryo bw'itorero ryakuraga kera, ryakuraga muri ubu buryo: hari intumwa, izo ntumwa zagendaga zubaka amatorero, aho basize ayo matorero nayo yahamagarirwaga kubyara andi matorero, kandi umuntu yahamagaraga abantu mu rugo rwe akabigisha, nubwo babaga batazi ibyo arimo kubigisha, akabatoza gahunda n'iki, igihe cyarageraga akabazana, yarangiza akabahuza n'itorero rusange, kuko ari ryo bitirirwa. Ntabwo hagomba kubaho itorero ryitirirwa Musoni, ntihagomba kubaho itorero ryitirirwa kanaka kuko afite abantu. Nta nubwo ari byiza kumva ngo abantu bo kwa kanaka, oya, ahubwo abantu wahuje ngo bakire ubutumwa bwiza mu kirorero urimo, bazane ubashyikirize itorero, kuko muri iryo torero niho abana b'imfura b'Imana bateranira. Amen. Nshuti yanjye, najya mbabwire ngo ngubu ubusobanuro bw'itorero.
ariko wakwibaza, ese itorero, kuki itorero, niye mpamvu ikomeye y'itorero? Mu gitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa cya Ellen White asobanura amagambo yo mu Befesi igice cya 3:10, Ellen White yaranditse muri iki cyigisho cya mbere cy'iki gitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa, yaranditse ngo itorero ni umuyoboro washyizweho n'Imana ku bw'agakiza k'abantu. Mu magambo make, iri torero turimo ntabwo ryavutse bitewe n'uko abantu bapfuye amafaranga. Iri torero ntiryavutse kuko abantu bavuka hamwe badashaka yuko abandi bantu baza ngo babivangemo. Ntabwo iri torero ryavutse bitewe n'uko umuntu umwe yagize imyumvire ntibamwumve bakamwirukana akagenda. Oya, iri torero turimo ni itorero rya gihanuzi. Niyo mpamvu nta muntu ukwiye kurivangira cyangwa ngo aryicire gahunda bitewe n'ibihe runaka. Rero nshuti yanjye, itorero ni umuyoboro washyizweho n'Imana ku bw'agakiza k'abantu. Ryateguwe gukora umurimo kandi inshingano yaryo ni ukugeza ubutumwa bwiza ku batuye isi. Nicyo kintu nyamukuru. Kuva mu itangiriro umugambi w'Imana wari uko binyuze mu itorero ryayo abatuye isi bari kugaragarizwa kamere yayo yose ndetse n'uko yihagije. Abizera bagize itorero rero, abo yahamagariye ikabakura mu mwijima maze ikabagenza mu mucyo wayo w'itangaza, bagomba kugaragaza ubwiza bwayo. Amen. Ariko uyu munsi wa none, nihe hari abesikoro? Ni mu nsengero. Nihe hari abagome? Ni mu nsengero. Nihe hari abantu isi yamaze kwangiza mu mutwe? Ni mu nsengero. Kugeza ubwo aho kugira ngo abantu bajye mu rusengero baze mu itorero baje kwakira Imana no guhamya ibyayo no kumenya ko mu itorero misiyo ya mbere dufite ari ivugabutumwa. Ubu dufite abantu baza barebye imyenda myiza urubyiruko rwambara, bakavuga bati iriya myenda y'urubyiruko, ariya mapeti nanjye ndayashaka. Yareba muri korari akasanga korari iragaragara kuri televiziyo, yarangiza ati nanjye nzajya gusengera runaka bambatize mpite njya muri iriya korari. Umuntu akicara akavuga ati ngiye kugira ngo bizinesi zikunde, abantu nkorana nabo cyane basengera muri iri dini, reka nitize sisiteme yabo ninjiremo, bajye banyizera, bajye bampa amasoko nanjye mbaha amasoko. Nshuti zanjye, umurimo wa mbere, ikintu cya mbere Imana yashyiriye itorero mu isi ni ukugeza ubutumwa bwiza ku batuye isi. Turamutse dutaye icyo cyerekezo nta kindi kintu twaba dukora. Abizera bagize itorero nicyo bahamagarirwa. Itorero rero, hano yarakomeje arandika nawe ati ngo itorero ni ikigega cy'ubutunzi bw'ubuntu bwa Kristo. Mu magambo make, mu itorero ni depo y'ubutunzi bw'ubuntu bwa Kristo. Ni depo aho abantu bashobora kuza b'abasore bakagira ibintu bunguka batabonye iwabo. Abagabo bakuze baje mu nzu y'Imana badafite icyerekezo. Mu itorero bafite ibintu byinshi. Reka mbabwire, itorero ni depo, ni sitoke y'ubuntu bwa Kristo. Ariko uyu munsi wa none uganira n'umuntu akakubwira ati se mu rusengero hari iki? Hari n'umuntu wanciriye umugani ngo utarakubitirwa ngo mu kiliziya ngo agira ngo inzu ngo ni nk'izindi. Hari abantu bajya baca iyo migani berekana yuko urusengero, ibyo bintu by'ibiriziya n'ibiki byose ari ibintu bimwe. Ariko najya mbwire inshuti zanjye, ntukitiranye itorero ry'Imana n'ikiliziya. Ntukitiranye inzu abantu bahuriyemo ngo uyitiranye n'itorero. Itorero ry'Imana rikorera ku isi yose kandi rifite gahunda imwe, ryahawe amategeko 10 y'Imana kandi ntiryavutse ku bw'ubushake bw'abantu. Ntabwo ari abantu bicaye ngo bavuge bati ibi bintu ko bitubangamiye mwaretse ejo tugatangirira aha. Hoya nshuti zanjye, najya mbabwire ngo itorero ni ikigega. Umuntu utandukanye naryo aba yitandukanyije na depo kandi aba yitandukanyije n'ubutunzi. Kandi binyuze mu itorero ukwigaragaza guheruka kandi kuzuye k'urukundo rw'Imana kuzamenyeshwa n'ibinyabutware n'ibinyabushobozi by'ahantu ho mu ijuru. Mbega amagambo akomeye. Mu magambo make, binyuze mu itorero ukwigaragaza guheruka kw'Imana kuzuye urukundo rw'Imana niho kuzagaragarira. Bivuze ngo iri torero igihe Kristo azatangira kurigaragarizamo urukundo rwe n'ubuntu bwe, byanga byakunda amahanga yose abantu bazazamuka umusozi baje gushaka ibintu bibiri: amategeko y'Imana n'ijambo Uwiteka. Uku niko Uwiteka avuga. Ngibyo ibintu bibiri, ngubwo ubutunzi bubiri itorero rifite amagambo y'ubugingo ari bwo mategeko y'Imana, kandi ryarangiza rikagira n'andi magambo avuga ngo uku niko Uwiteka avuga. Ngibi ibintu bikwiye gutuma abantu bava mu madini yandi baza muri iri torero ryacu. Izi nizo turufu ebyiri zonyine tugomba kurisha muri uru rugendo rwacu. Ibi bintu bibiri nibyo tugomba kwerekana.
ariko uyu munsi wa none umuntu araguhamagara tuzaze mu itorero ryacu, uti kubera iki? Atuzaze bambara neza. Hari n'umuntu wigeze kumbwira, arambwira ati buri itorero ryanyu ndarikunda, muzi gukimbagira pe. Ariko nshuti zanjye, dufite ibintu byinshi. Iri torero ni depo y'ubuntu bw'Imana. Ntabwo dukwiye kwerekana ubuntu bw'amafuti, dukwiye kwerekana ubutunzi bukomeye isi ikeneye. Reka twihuta rero twibaze, itorero ni iki? Nicyo ndimo kwibaza. Itorero ni igihome cy'Imana. Amen. Mu magambo make, abantu Imana ikuye mu by'isi no mu bisi ibazana mu itorero, kuko itorero ni urukuta abantu bahungiramo, Satani ntabashe kubagaraguza agati nk'uko yabigenzaga. Rero nshuti zanjye, iki kintu mukwiye kukimenya. Ellen White yakomeje kwandika kuri iyi paje ya 10, arandika ngo itorero ni umudugudu wayo w'ubuhungiro yashyize ku isi yagomye. Mu magambo make, abana badafite amahirwe n'amahoro iwabo, abana badafite ibyiringiro, bakomoka mu ngo zidafite gahunda, aba bana cyangwa abantu bakuru bakuriye mu cyerekezo kibi, bakaba ibyaha byabarembeje, bagomba guhungira muri Kristo, ariko bakamenya yuko itorero naryo ari umudugudu w'ubuhungiro. Ubugambanyi ubwo ari bwo bwose bukorewe itorero ni ubuhemu ku wacunguje abantu amaraso ye y'umwana we w'ikinege. Kuva mu ntangiriro, abantu b'indahemuka bari bagize itorero ku isi. Amen. Buri gihe Uwiteka yabaga yifitiye abarinzi bahaga ubuhamya buzira amakemwa abo mu gihe cyabo. Abo barinzi batanze ubutumwa bw'imbuzi, kandi igihe bahamagarirwaga kurambika intwaro zabo hasi, abandi bakomezaga umurimo. Imana yagiranye nabo isano rishingiye ku masezerano, ihuza itorero ryo ku isi n'iryo mu ijuru. Amen. Biciye mu ijambo ry'Imana, biciye mu masezerano y'Imana. Imana buri gihe yagiye igira abantu, kandi iyo byabaga ngombwa ko bagiye kurambika intwaro hasi, kuko iminsi yo kubaho kwabo ku isi irangiye, bagiye gupfa, habonekaga abandi baterura intwaro zabo. Kubw'ibyo rero, aya magambo arakomeye, aratubwira ngo Imana yagiranye nabo isano rishingiye ku masezerano, ihuza itorero ryo ku isi n'iryo mu ijuru. Amen. Mu magambo make, najya mbabwire inshuti zanjye, wisuzugura itorero riri mu isi, nubwo ari irinyantege nkeya, nubwo rifite intege nkeya, ryagiranye amasezerano yo gutabarwa n'itorero ryo mu ijuru. Amen. Mu magambo make, murabizi muri no minsi ibisirikare, ibihugu bibiri bishobora kwicara bikagirana amasezerano yo gutabarana. Kimwe kikabwira ikindi kiti, nubona nsumbirijwe natewe n'abanzi bandusha imbaraga, uzamanuka untabare, bitewe n'amasezerano dusinyanye, wemererwa kuzaza ku butaka bwanjye ukantabara. Reka mbibutse yuko binyuze muri Yesu Kristo, itorero ryo mu isi ryagiranye amasezerano n'iryo mu ijuru, yuko igihe cyose intambara yiri hagati y'icyiza n'ikibi ikaze, abamarayika b'Imana bazamanuka bakaza mu ruhande rwacu, kandi Kristo akarwanirira itorero rye, akaribera umugaba mukuru w'ingabo. Amen. Ibi bintu rero bimpa icyizere yuko njyewe musoni, nubwo natsindwa, nubwo nagira intege nke, nubwo nacanganyukirwa mu mahame ya Bibiliya, cyangwa nkahura n'ikindi kibazo, ibyo bintu bizaba ari intege nke zanjye, ntago bigomba kwitirirwa intege nke z'itorero. Inshuti zanjye, aya magambo arakomeye, kandi Kristo yohereje abamarayika be kugira ngo bakorere itorero ryayo, kandi n'urupfu ntirwabashije gutsinda ubwoko bwayo. Amen. Ngibi impamvu itorero ririho. Rero inshuti zanjye, Imana iri torero irihozaho ijisho. Kubera iki? Muri iki gitabo Ellen White yakomeje kwandika ngo nubwo itorero ryagaragara nk'irinyantege nke, niryo kintu kimwe Imana ihozaho ijisho ryayo mu buryo budasanzwe. Ni naho ubuntu bwayo bugaragarira, aho yishimira guhishurira imbaraga yayo ihindura imitima. Kandi aya magambo kuri paje ya 11 yakomeje kwandika nyuma y'uko nawe itagaragaje yuko Imana itorero irihozaho ijisho, kandi ariho Imana yishimira kwihishurira. Ellen White yakomeje arandika ngo itorero ry'Imana ni ubuturo burimo ubuzima buzira inenge. Kubera iki? Yaravuze ngo bwuzuye impano zitandukanye. Mu itorero ry'Imana ni ubuturo burimo ubuzima buzira inenge, bwuzuye impano zitandukanye, kandi bwahawe mwuka muziranenge. Abagize iryo torero babonera umunezero mu kunezerwa kwabo,
kwabo bafasha bakanabahesha umugisha umurimo Imana igambiriye gukora ibinyujije mu itorero ryayo kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Ni umurimo utangaje. Icyitegererezo cy'uyu murimo kiboneka mu iyerekwa rya Ezekiyeli ubwo yabonaga uruzi rw'agakiza. Ezekiyeli, reka nkwibutse ko yabonye uruzi rw'agakiza. Aya magambo aratangaje. Ezekiyeli yagize iyerekwa. Iri yerekwa rye ryari iyerekwa ridasanzwe. Arangije yerekwa uruzi. Uru ruzi rwavaga mu rusengero, kandi uru ruzi rwavaga hagati y'urusengero n'ubuturo bwera, kandi uru ruzi ahantu rwacaga rwahatangaga ubuzima. Amen. Rwatembaga rumanuka rwerekera mu butayu. Aho kandi rwacaga rwahasigaga ibiti bimerewe neza. Bivuze ngo iki? Mu nzu y'Imana, mu itorero ry'Imana, mu gihe itorero ry'Imana riri hafi rikomora isoko yo mu buturo bwera bw'Imana, mu itorero hazava amazi y'ubugingo, hazakomoka ubutumwa bwiza. Ubu butumwa bwiza aho buzatembera hose ibiti bizaboneka, kandi aho buzatembera buzagenda bwerekeza mu butayu, ahari humye hazaboneka imbaraga. Ngaka akamaro k'itorero, nuko umuntu wageze mu nzu y'Imana agahabwa ku mazi y'ubugingo y'ibyanditswe byera, agomba kumanuka aho hatembye hagakira ahari ubutayu hakamera ibiti, ari byo bakiranutsi. Niba ibi bitabaye, itorero riba ryatsinzwe. Ntabwo itorero rirwanisha amatiku n'amagambo, itorero rirwanisha amahame y'ibyanditswe byera n'inyifato nziza y'abizera baryo. Rero nshuti yanjye, niwumva abantu bakubwira ko itorero ryanyu ryaneshejwe, uzamenye ko ntabwo ari gahunda y'idini ryanyu yaneshejwe, ahubwo intege nke zawe nizo barimo gutunga urutoki. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo igihe cyarageze Satani akoresha imbaraga ze zose. Yagiye yinjiza mu itorero abantu batihannye, arangije aragenda azana ibintu bibi, itorero riragenda rita icyerekezo. Reka nkwibutse yuko mu kinyejana cya 16 mu mwaka w'icya 517 Imana imaze kubona ibintu byarazambye, ryatorera intumwa zasize ngo ritagira inenge, ryaramaze kwinjizwamo n'inyigisho z'ibinyoma. Konstantino yaraje azanamo ibinyoma, ibintu biragenda birazamba, itorero rihinduka ikintu gikwiriye hose. Imana yemeye ko ubuprotestani busohoka muri kiliziya. Ubwo buprotestani bwasohowemo na Martin Luther, kandi kuva ubwo buprotestani bwasohoka nuko Imana yashakaga abantu bayubaha. Byagenze gute? Nyuma yaho mu baprotestani nabo haje kubonekamo ubuyobe bata icyerekezo. Imana yishimira yuko havukamo abitwa aba Anabatiste, ndetse havukamo abametodiste, havuka ababatiste. Abo bantu bose bari abagorozi baje kugorora ibyapfuye. Nanone mu buprotestani nabwo bwari bwaje buje kugorora kiliziya yari yarazambye. Nshuti yanjye, Imana yagiye ikomeza gukurikirana abo bantu, kandi buri gihe itorero ryabaga riri mu buryo bwiza mu byanditswe byera rihagaze, Imana yakoranaga naryo ititaye ku ntege nke z'abantu baririmo, ahubwo yitaye ku masezerano yo gukira iryo torero rifite. Reka nkwibutse yuko uyu munsi wa none turi mu itorero ry'ukuri, atari uko abaririmo bose ari beza, ahubwo ari uko rifite umugambi mwiza wo gukira, kandi amasezerano yose y'Imana ari y'iri torero rishingiyeho ubwiza bwaryo. Rero nshuti yanjye, abametodiste, ababatista, igihe cyarageze, n'abitwa abapresbiteriyeni, abo bantu barageze, igihe cyarageze bata umwimerere wa giprotestani. N'ubundi Satani abicishije mu mbaraga z'abadayimoni n'inyigisho z'ibinyoma n'ukuboko gukomeye kw'abantu bitwa abajesuite, igihe cyarageze abaprotestani bisanga basigaye bameze nka kiliziya, ntacyo batandukaniraho. Yaba icyumweru bagisengagaho ari kimwe, yaba gahunda zabo, ndetse n'ijambo ry'Imana ryonyine Martin Luther yari yazanye ryitwa sola scriptura, yuko abantu bagomba kuyoborwa n'ibyanditswe gusa. Igihe cyarageze muri ariya matorero y'abametodiste n'ababatiste n'abandi batangira kuyoborwa n'amayerekwa n'amarangamutima y'abantu. Igihe kiragera bashyira ibyanditswe byera ku ruhande. Imana ibona ikeneye irindi torero rigomba kuba ari itorero rifite umwuka w'ubuhanuzi, kandi rikaba ari itorero riyoborwa n'ibyanditswe byera.
nguko uko Imana yahagurukije itorero ry'abadivantisite. Ariko nagira ngo nkubwire inshuti zanjye, nyuma y'uko Imana ihagurukije itorero ry'abadivantisite, ntago Satani yari yishimiye, yarirwanyije akoresheje gucurika ibyanditswe byera, arirwanya akoresheje gukura abantu bari bakomeye muri iryo torero akabajyana mu buyobe, yarirwanyije akoresheje kwerekana yuko amahame yaryo adasa n'amahame y'andi matorero, bigatuma n'umuntu urijemo yumva mu buzima busanzwe hari ibintu bizamuvangira, cyane cyane nk'umucyo w'isabato watumaga umuntu yumva atazahabwa ikaze mu mirimo, atazahabwa ikaze mu bantu. Ariko najya mbabwire inshuti zanjye, ibyo ntibyabujije itorero ry'Imana gukomeza kwitwa itorero ry'Imana. Igihe cyarageze, Satani mu kinyejana uko agenda akora bitewe n'icyo agendereye, muri ya madini, ya matorero yasigaye nayo yagiye akuramo andi matsinda yo kugira ngo azatangatanga ukuri, kandi ayo matsinda yagiye ajya kure cyane mu buyobe, bigeze ubwo bateye umugongo ururembo rwa Siyoni, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Umugenzi. Nshuti zanjye, ni ngombwa yuko ugomba kwibaza ngo aha hantu ndi ndacyari mu byo Uwiteka yemeza? Ese impamvu nyamukuru zatumye tuvuka ndacyazihagazemo? Aba badivantiste nabo bakimara kuvuka, Satani yarabarwanyije cyane, kuko mu mwaka wa 844 Satani yaciyemo ibice bigeze muri bitatu muri iri torero tugitangira. Ibi bice bitatu nagira mbabwire ngo hari itsinda rimwe ryazanywe n'umugabo witwa Himes. Uyu nguyu yatangije abo bita First Day Adventist cyangwa se Evangelical Adventist Church. Yatangije itorero ryacu rigitangira, Satani mu cyabaye mu cya 844 ubwo bari bategereje kugaruka kwa Yesu naze, Satani yabaciyemo ibice, hatangira kuvuka abadivantisti bazaza basenga ku cyumweru, aribo bitwa First Day Adventist. Aba bantu, iri tsinda ry'abadivantisti ryagiyemo abantu benshi, ko abantu baravugaga bati abadivantisti bafite ukuri, ariko nanone ibyo bintu byabo byo kujya mu masabato n'iki ntago twabijyamo. Ndagira ngo mbabwire uyu munsi wa none, dufite umubare munini w'abantu batsinzwe n'ubutumwa dufite, batsinzwe n'ibihamya by'ijambo ry'Imana, dufite abantu batsinzwe n'umucyo w'isabato, batsinzwe n'amategeko y'Imana n'ibihamya, ariko akicara akavuga ati rero njyewe natsinzwe, ariko ibintu byo kuza ku isabato no kuza mu itorero ryanyu ntago mbyumva, Imana inyakire nkomeze nisengere ku cyumweru, ariko ukuri kwanyu ko nakwemeye ko ari ukuri. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo iki kintu cyarabaye. Rya tsinda risenga ku cyumweru ryarakomeje rigera imbere mu cya 848 kugeza mu cya 854 ryari rimaze gucikamo amatsinda atatu. Hari uwitwa Marsh, uwitwa Stores. Abo bantu mudumva mwese mubazi mu mateka yacu, ni abantu bagiye bafata abantu babajyana muri gahunda zo gusenga ku cyumweru, ndetse nureba havutse abitwa aba Adventist Christian, n'abakristo bategereje, ariko icyo bategereje kivuga, impamvu ibatera gutegereza ntigaragara. Havutse abitwa Life and Advent Union, ni amatsinda y'abantu bavugaga bati twe turategereje ariko ntago dushaka kujya mu bintu by'Imana cyane. Noneho hakaba bitwa Age to Come Adventist cyangwa se Church of God, abiswe abadivantisti b'itorero ry'Imana. Abo nabo ni ikindi gice cyari cyavutse muri cya gice gisenga ku cyumweru. Icyo gice cyasengaga ku cyumweru nacyo cyageze mu cya 861 kugeza mu cya 865. Uwitwa Wilson yatangije icyo bita Church of God of the Abrahamic Faith. Mu magambo make, murumva byagiye bizamba biti icyerekezo. Aya matsinda yasengaga ku cyumweru yanze kuruhuka isabato ngo yifatanye n'itsinda ry'ukuri, ari ryo ryabyawe n'iri torero turimo. Igihe cyarageze mu cya 870 umugabo witwa Taze Russell yatangije ibyo bita Bible Student. Aya ni amateka yanditse abantu bose bareba. Uyu mugabo witwa Taze Russell yatangije uburyo bwo kwigisha abantu Bibiliya, atangira kuzaza agenda asura ya matsinda y'abadivantisti basengaga ku cyumweru, atangira kubigisha ibintu bisa n'ubuhanuzi, ariko bitari ubuhanuzi neza, ahubwo yacurikaga ubuhanuzi, akigisha inyigisho zishingiye ku bihe. Noneho aba bantu baratwarwa, agenda basosoramo amatsinda, ya matsinda yayitaga Bible Student.
nyuma yaho ya matsinda yaje kuyahuza, arangije ahita ababyaza itsinda ryaje kubyara abahamya ba Yehova. Rero nshuti zanjye, aya ni amateka. Icyo cyari igice kimwe. Icyo gice cyasengaga ku cyumweru, byibuze aba bari bagerageje gusa n'abagendana na Bibiliya, ariko byarangiye nabo murumva aho baciye. Noneho rero rya tsinda rindi rya kabiri ryari riyobowe n'uwitwa Tana n'uwitwa Hel, havutsemo abo bita spiritualizer adventist, n'abadivantisti b'abanyamwuka. Aba ngaba bakomeje ikintu kijya gusa n'ikidivantisti cyo gutegereza ngo Yesu azaza, ariko batangira gufatwa n'amayerekwa n'ibintu by'amatsinda y'ubuyobe n'ibiki. Aba bantu baragiye bisanga barataye icyerekezo, ndetse bagaragaza yuko amarengero yabo atazwi muri Amerika. Uyu munsi wa none ibi bintu by'abanyamwuka byongeye byanagarutse nanone, cyaba igitero Satani arimo kugaba ku itorero ryacu. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo muri ya matsinda atatu yavutse mu 1844, ni amatsinda menshi ariko aya nayo nafashe afatika. Itsinda rikomeye ni itsinda ryagizwe n'abantu 50. Muzabisoma neza mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze. Ellen White agaragaza yuko iri tsinda ryari rigizwe n'abantu 50. Aba bantu abari ku ruhembe rw'imbere bari Hiram Edison, uwitwa Joseph Beth. Aba bantu harimo umugabo wa Ellen White, waje ku mugabo wa Ellen White ariwe James White, ndetse harimo n'abandi bantu bose bari barakiriye ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu babuhawe na William Miller, ariko barangiza bakumva barashaka gukurikirana ibyo bintu, barashaka kumenya ikintu, impamvu tariki 22 z'ukwezi kwa 10 ibyo bari bategereje bitabaye. Aba bantu rero Imana yaberetse ko iri kumwe nabo, kandi bukeye ku itariki 23 z'ukwezi kwa 10 umugabo umwe muri bariya yagize amahirwe witwa Hiram Edison, yagize amahirwe we na mugenzi we witwa Crozier, bagira amahirwe. Imana ibereka yuko ibyabaye ntabwo Kristo yagombaga kuza ku isi, wari umurimo wo mu buturo bwera, aho Kristo yagombaga kwahuranya akava mu cyumba cy'ahera kandi akajya ahera cyane. Inyigisho dukura mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze yerekana ko Kristo igihe yavaga ahera ajya ahera cyane, abadivantisti bagize amahirwe yo kumukurikira, kuko yahagurutse ku ntebe y'ahera ajya ahera cyane, bamukurikiza amaso. Kandi n'ubundi byanditswe byera biratubwira ngo Yesu Kristo yavuze ko abahirwa ari abagendana n'umwana w'intama aho ajya hose. Iri torero rero turimo ryagize amahirwe yo kugendana n'umwana w'intama aho ajya hose. Igihe Kristo yari ari mu rugo, iri torero ryize ibye byo mu rugo ryemera agaciro k'umusaraba we. Igihe Kristo yari ahera amaze gusubira mu ijuru, iri torero ryakiriye ibye kandi ryemera yuko uwo murimo arimo kuwukorera bo. Ariko igihe ajyaga ahera cyane, iri torero ryamenye ko rigiye muri stage isoza y'urubanza yo kumenya ko Kristo yabaye umutambyi mukuru kandi azahaguruka imperuka y'isi iba. Kubw'ibyo rero kuva mu 1844 nta tariki yo kugaruka kwa Yesu dufite, kandi ntago dufite ikimenyetso runaka twavuga ngo ni iki ngiki Yesu azaziraho. Ariko icyo dufite ni kimwe: Kristo afite itorero ku isi ryitwa abategereje kugaruka kwa Yesu, bashinzwe guteguza abantu no gutebutsa kugaruka kwa Yesu. Amen. Iri tsinda rero ndimo kubabwira ry'aba bantu 50, Imana yagiye ibihishurira, ibaha impano y'ubuhanuzi, ibaha impano y'ubuturo bwera nk'inyigisho ikomeye. Imana ibaha inyigisho yo gutsindishizwa n'ubunuku bwo kwizera. Imana irabayobora, irabajyana, ndetse igihe kiragera Imana ibaha izina atari bo baryihaye. Nshuti zanjye, uyu munsi wa none iri zina dufite ni izina ry'ubuhanuzi, ryaturutse mu buhanuzi, ni izina ryaturutse ku gusenga, ntabwo ari izina ryaturutse ku gapingane. Ikindi nagira ngo nkubwire ni uko Imana yarigize itorero rikorera ku isi yose. Ibintu byarigoye rero bikomeye ni uko hatangiye kuboneka abantu banyuranya naryo. Hagiye haboneka abantu bashaka ubwigenge budasanzwe, hagiye haboneka abantu bashaka gufata inyigisho nabi. Kenshi na kenshi abizera bacu bajyaga bahura n'abantu baturuka muri ya matsinda y'ubuyobe atandukanye yagendaga yiyitirira ko ari abadivantisti atari bo, bakavangira bizera, bigatuma bizera basohoka. Urugero nabaha ni mu 1858 aho tubwirwa uyu mugabo witwa Cranmer
yashinze itorero ryitwa Seven Day Church of God. Uyu muntu yakuye abantu mu itorero arabajyana kubera utuntu yumvaga tumvikanaho naryo, ariko ngo yishakiraga icyubahiro. Rero nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ngo ibihe itorero ryagiye rirwana nabyo ni ibihe bikomeye. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, paje 105, ibyakozwe n'intumwa paje 105, Ellen White yaranditse ngo mu itorero hagiye habaho abantu bahora bashaka kuba ibyigenge, abantu basa n'abatazi ko uwo mwuka w'ubwigenge uyobora umuntu kwiyishingikirizaho cyane no kwiringira ibitekerezo bye bwite, aho kugira ngo yumvire inama ndetse ahe agaciro ibitekerezo by'abavandimwe be mu kwizera, ariko by'umwihariko iby'abari mu myanya Imana yabashyiriyemo kugira ngo bayobore ubwoko bwayo. Imana yahaye itorero ryayo ubutware n'ubushobozi bidasanzwe. Ibyo kandi nta muntu uwo ari we wese ushobora gushimirwa kubyirengagiza cyangwa kubisuzugura, kuko ukoze ibyo aba asuzuguye ijwi ry'Imana. Mu magambo make, Imana yashyize gahunda mu itorero, abantu ibarinda ubwigenge. Mu magambo make, Pawulo yaravuze ngo ntimuri abanyu ngo mwigenge. Ibi bintu rero, kuba mu itorero haragiye habonekamo abantu bashaka kuba ibyigenge, iki kintu gikomeye cyane cyagiye kibangamira itorero, cyagiye gituma itorero ritagera ku ntego, guturuka mu gihe cyo mu butayu. Reka mbaho urugero. Murebe mu butayu, mu gitabo cyo kuva igice cya 32, Abisirayeli bari mu butayu byagenze gute? Kuva igice cya 32, nimureba umurongo wa 25, igihe Mose yamanukanaga amategeko agasanga Abisirayeli bari kumwe na Aroni bakoze igishushanyo, barimo barakiramya, barimo baravuga ngo ngiyi Imana yawe yagukuye mu Egiputa. Mose azanye amategeko y'Imana, agahinda karamwishe. Umurongo wa 25, Bibiliya iravuga ngo Mose abona ko abantu babaye ibyigenge kuko Aroni yabakundiye ko bigenga bagahinduka ibitwenge ku banzi babo. Mu magambo make, ikintu cya mbere cyagoye itorero ni abantu batemeye ngo Kristo abagenge, batigeze bemera ngo gahunda y'Imana ibagenge, ahubwo bagashaka ibyigenge. Kandi abo bantu bagiye babona abanyantege nke nka Aroni babafasha, kandi byarangiraga abantu bahindutse ibitwenge ku banzi babo. Reka nkubwire nshuti yanjye, iyi ntambara urimo kubona ikomeye, uru rugamba ubona ruri imbere yacu rukomeye, aka kavuyo ubona kariho, ni intambara yo kuvangira itorero igendereye y'abantu bashaka kuba ibyigenge. Impamvu abantu bashaka kuba ibyigenge iragaragara. Abantu barashaka kurya uko bashatse, barashaka umwe uko bashatse, barashaka kwiga ibyo bashatse, abantu barashaka kuyoboka Imana uko bashatse, barashaka yuko baramya uko bashatse, kandi abantu barashaka ko itorero ritagira amahame, ahubwo uko bukeye n'uko bwije, uko isi ihinduka ariko n'amahame y'itorero ahinduka akagendana n'igihe. Ariko Kristo niwe gihe cyacu, Kristo niwe saha yacu. Ibyo Kristo yemeye nibyo tugomba kuyoborwa nabyo. Imana iguha umugisha rero, kugira ngo ubwo umaze kumva itorero, umugabane wa kabiri w'iki cyigisho uzakurikiraho ni umugabane uzakwereka noneho uburyo itorero ryarwanya intambara ebyiri zirikomereye. Itorero ryarwanya intambara y'inyuma, rirwana n'intambara iri imbere. Rero nagira ngo nkubwire ngo gusa ibyiringiro ni bimwe, nk'uko tuzabyiga mu cyigisho kigiye gukurikira. Ibyiringiro ni bimwe. Kristo warwaniriye itorero bitewe n'uko itorero ryo mu isi ryagiranye amasezerano y'amaraso ya Yesu n'itorero ryo mu ijuru. Gutabarwa kw'itorero ry'Imana, gutabarwa kw'amasezerano y'Imana dufite muri twebwe, kuba twariyemeje kuba abasirikare b'Imana, igihe gisohoye nikigera, Kristo yiteguye kurwanira itorero rye kandi arimo arabikora. Imana iguha umugisha kugira ngo ugire imyumvire nyayo ku itorero, wibaze ngo ndirimo cyangwa ndi hanze yaryo. Imana igufashe mu izina rya Yesu. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tumenye umugambi w'itorero, tumenye n'itorero, ariko imitima yacu ibyo yakiriye nibyo bigaragaza neza ko dufite itorero cyangwa tutarifite. Ngwino ubane natwe, ubwo washyizeho umurongo ugomba kugenderwaho. Tumanitse amaboko ko twagiye dushaka kuba ibyigenge, kandi hari ibyo twagiye tubona bitagenda neza, tukumva byatuma tugenda, ariko igihe kirageze kugira ngo tumenye yuko ugiye abatandukanye n'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Ubwo turi muri iri torero, rikaba ritatwandika mu
bitabo by'ubugingo, ahubwo ukuri kurimo kukaba ari ko kukwakira byatuma twandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Duha amahirwe yo kugira ngo amahirwe twagiriye muri ubu buryo bwawe, muri iyi nzu yawe, muri iyi sitoke y'imigisha yawe, aha hantu muri iki gihome cyawe wagennye ngo tuhahungire, muri uyu mudugudu w'ubuhungiro bwawe, uduhe kugira ngo nawe utubere ubuhungiro, tubisabye mu izina rya Yesu, amen.